Actually nyine Israel Mbonyi uko nabikubwiye nyine ni umuntu mfana nemera, ariko abavuga ngo ni amadage ngo ntago ngo basenga buri gihe ngo ntibajya bagira ntibajya bakora. Gusa nanone hari abantu bameze gutyo ngo yasenze ngo iminsi runaka myinshi cyane, cyangwa se ngo yirirwa mu byumba, ngo yirirwa hari impamvu igintera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimwe. Byageze aho uwo muntu n'ibintu byabayeho bigeraho noneho aza kwihana akajya avuga ngo Imana imbabarire nongeye, igihe cyose bizafata tuzahura nyimuhe. Ariko ubundi ko nduzi usa n'iyo foto. Yes, reka nongere kukwifuriza kugubwa neza wowe wahisemo gukurikira Sky Nation. Nizere ko mumeze neza, mumaze kubimenyera ikiganiro no umufana buri munsi ni show. Uyu munsi dufite umusore, ariko noneho igitangaje ni icyamamare afana. Mugize amatsiko? Reka dutangira twibwira. Yes, amazina ni Eric Niyonshuti, umenyerewe nka New Art 250. Bikurikije n'ibintu nkora. Yes, niryo zina nkoresha abantu benshi banzi. Yes, icyamamare mfana nta kindi ni Israel Mbonyi. Israel Mbonyi? Yes. Oh, Abasore nkamwe ko dusanzwe tuzi ko mwifanira ba Bruce Melody, abantu nk'abo ngabo. Urukumva buri muntu burya agira umuntu akunda cyangwa se afana. Ntago bivuze yuko nabaranta abafana, ariko cyane cyane especially Israel Mbonyi. Yes, Israel Mbonyi. Niki cyatumye uhitamo gufana Israel Mbonyi? Okay. Icyambere buriya nkuko twese tubizi neza, umuntu afana undi bitewe n'ikintu yakoze n'ibikorwa yakoze. Ariko nyine kuri Israel Mbonyi sinavuga ko ari ibikorwa gusa, bitewe n'iki, harimo ibyo bikorwa nibyo biza bwa mbere, ariko ikindi ahanini n'intuze uburyo yitwara mu bantu, uburyo mbese abana n'abantu, umutima agira, uburyo yakira abantu abazi n'abatazi. Bivuze yuko rero ni umuntu byanyoroheye kwita mfana cyane, cyangwa se kumva mukunze muri njye cyangwa muyumvamo bisanzwe nyine. Niyo mpamvu rero nahise mpitamo kuvuga ati reka mufane, reka mukunde, kuko ni ibintu byinshi cyane nagiye muboneraho binyuze mu bihangano byagiye akora, byagiye bimfasha mu bibazo nari ndimo, ibihe nari ndimo. Ibihangano bye byaramfashije cyane, n'ubu ngubu mba numva nkomeye, niyo nubwo hajya kugira ikibazo ngira cyangwa se igihe runaka ngeramo, bya gihangano cya Israel Mbonyi gihita kigaruka, nkahita numva ko ngomba gukomera koko, nkahita nkomera sincika intege, bikamfasha gukomeza kandi nkatsinda. So hari ibintu tujya tubona cyangwa se twumva ko abantu b'abakristo kenshi bahora mu nsengero kwa gatatu kwa gatandatu bagiye mu materaniro. We ubimanaginga gute nk'umuntu w'umusore, dore ko bavuga ko tuba tugomba gukora tukiri bato? Yes, buriya buri kintu buri kigira igihe cyacyo. Niba navuze ni guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu cyangwa se ku wa gatanu, bitewe n'ikintu ukora, ni ugukora. Ariko nkamenya yuko ntagomba kwibagirwa ko ku cyumweru, nubwo abenshi bifata nk'umunsi wo kuruhuka, ariko ngiye nkamenya yuko ngomba kujya gusenga, nkagira igihe cyo gusenga, nkagira igihe cyo gukora. Yes, ngiye niko mbifata. Hano hanze usanga haba hari ibishuko byinshi, amayoga, utubyiniro, cyane cyane abantu b'urubyiruko bagenda bahura narwo. Wowe nizihe mbaraga zagukururiye kuba wakwemera Israel Mbonyi ndetse ukagendera mu nzira ye? Yego, ahanini nabikubwiye, ni bya bihangano bye byaramfashije, cyane cyane yuko navutse mu muryango w'abantu bakijijwe,
nibo bantu bamfashije. Mama yaramfashije cyane kuko akenshi ahanini yagiye anyobora inzira, akambwira ati ugendera mu nzira y'Imana, bigenze gutya, bigenda gutya na gutya, ntukavuga ibi, ntugakora ibi. Bigenda bimfasha cyane. Noneho bihita bikubitaho na Israel Mbonyi, nawe yayisaza aza muri bya bihangano byiwe. Bigenda bimfasha nabyo byunganira za nama mama yampaga. Rero bihita bituma rero nkomeza kugenda ndashikama, nanjye ubwanjye ngenda mbyiyumvamo. Kugeza na n'ubu ngubu biramfasha, kandi koko hamwe no gusenga ibintu bikajya bigenda neza. Yes. Ese ni urugero utubwiye ko wakuriye mu muryango muzima ndetse n'ibihangano bya Israel Mbonyi bigenda bigufasha mu buzima bwa buri munsi, ariko n'ubundi still hari urubyiruko usanga rwarabaswe n'ibiyobyabwenge. Yego. Nyamara n'ubundi izo ndirimbo za Israel Mbonyi ziba zihari. Ntawe ubwawe ujya ufata umwanya wo kuganiriza nk'inshuti zawe ukazigira inama, ukabereka uburyo ubayeho neza bitandukanye no kuba bakwishora mu biyobyabwenge cyangwa se ibindi bigusha by'isi? Abo nshoboye kubona ndabaganiriza uko nshoboye kose. Hari n'abenshi banakijijwe, ahubwo nagiye nyobora bagakizwa. Bigatangira nyine tuba inshuti, nkamugeza mu rugo tukaganira, na mama bikaba abiboneyeho nawe akamfasha kumuganiriza, bikagenda biza gake 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 gake. Ni ukuvuga ngo kugeza naho ubu ngubu abo twagiye tuganiriza cyangwa se abo nanjye nagiye nganiriza, ubu ngubu babaye abakristo bakomeye, barakijwe cyane. Ni ukuvuga ngo uwo mbonye nyine cyangwa se uwo duhuye mu kintu runaka ndamuganiriza kandi ibintu bikagenda neza. Yego. So hari abadukurikiye n'ubundi bakigendera mu buzima busanzwe, nabwita ubusanzwe kuko usanga kenshi sosiyete y'abantu b'abakristo bagenderamo n'iy'abantu batabijyamo cyane ubona bitandukanye. So mu bantu badukurikiye b'urubyiruko cyangwa se n'undi muntu waba utari umukristo cyangwa se ibintu by'amasengesho bitamufasha, gira ikintu mubwira cyahindura ubuzima bwe. Ikintu namubwira rero aka kanya, nta kintu ushobora gukora ngo mbese kibe success cyangwa se kigende neza cyangwa se gicemo utabifashijwemo n'Imana, udasenze. Ikintu burya ibintu Imana irimo nubwo bishobora gutinda bigafata igihe runaka, ariko byanga bikunda igihe kiba kizagera bikaza. Kandi iyo bije imigisha igenda yiyongera uko buri kintu cyose ukoze uyoberwa uburyo bigenze, ubona ibintu byikora. Niyo mpamvu rero nababwira ati urubyiruko cyane cyane, kuko nirwo bigoye kumvisha cyangwa kugira ngo babe bayoboka iyo nzira. Nababwira guhindukira bakava mu byo barimo, kuko n'ubundi n'ibyo barimo bari gukora ubu ngubu, uretse kumva ngo babirimo gusa barenjoyinga n'ibindi, ariko nta kintu bibamariye. Nabo ubwabo barabizi. Nubwo wabikora urabikora ukagenda ukinezeza ugakora ibiki, ariko iyo utashye nijoro urarira, ugira agahinda, uvuga ati ibi bintu kubera iki Imana, kubera iki? Hari n'abantu babyicuza, uvuga ati ibintu kuki nabikoze, kuki nabigiyemo. Abandi bakavuga ati ni ukubikora kugira ngo yibagize ikintu runaka cyangwa se ibibazo. Ariko reka nkubwize ukuri, wabyibagiza ushobora kubyibagiza uyu munsi, ariko ejo bundi nanone bizagaruka. Niyo wabikora gutyo ukavuga ati mbasi numve ko inyota yabyishize, iragabanuka ariko ntabwo izashira. Rero ikintu nababwira ni ukuva muri ibyo bintu bagatera intambwe, kuko n'Imana iravuga ati nterera intambwe imwe gusa ngutere 99 zisigaye. Natera intambwe imwe yo kujya mu rusengero, natera intambwe yo gukizwa no kwihana, ibindi Imana izabyikorera. Niho hahandi uzasanga rero uzareba umuntu wakijijwe akava mu muhanda akagera gute, cyangwa se even if ataba ari mu muhanda, ariko iyo arangije gukizwa usanga ari wa muntu usigaye yambara neza, asigaye asa neza, asigaye yoga gacya, asigaye ubuzima bwarahindutse bitewe n'iki yaretse bimwe, asanga Imana imugirira neza. Yes, nicyo kintu cyo nababwira, bave mu byaha bajye ku Mana, niho hantu hari amahoro. So watubwiye ko
ufana umuhanzi Israel Mbonyi, yego. ubona ibihangano bye bihindura iki muri sosiyete nyarwanda ugereranyije n'ibyo abandi bahanzi basanzwe? Actually njyewe ku giti cyanjye hari ibintu byinshi nk'uko nababwiye byahinduye, kandi nanone si njye njyenyine gusa, n'abo bantu barahari, kuko ari kenshi nagendaga ndeba ku maposite ya Israel Mbonyi, haba kuri YouTube, haba kuri Instagram n'ahandi, abantu benshi bagenda bamwandikira bavuga yuko ibihangano bye byahinduye ubuzima bwabo bitewe n'uburyo nyine babyakiriye birabahindurira. Ni ukuvuga ngo ikintu njye navuga aka kanya, Israel Mbonyi yakoze akazi gakomeye n'ubu aracyagakora, kandi akazi ari gukora kari kugira umumaro abanyarwanda muri rusange. Nibyo namubwira pe, ntagacike intege uko byagenda kose, imbogamizi yahura nazo zose ntazacike intege kuko umurimo wiwe uri gukora. Twagiye twumva bamwe mu bahanzi baririmba gospel bagiye bahura nabo n'ibigusha, hari nk'uwo twumvise witwa Theo bamushinza ko yateye amada. Ese nk'umufana wa Israel Mbonyi wamubwira iki kugira ngo ibintu nk'ibyo bitazamubaho? Aka kanya ikintu namubwira, kuko burya barajya bavuga ngo kwirinda biruta kwivuza. Irinde icyo kintu mbere yuko kikubaho, kikanagusiga isura mbi mu bantu, kikakwangiriza izina. Ikintu namubwira ni ukwihangana, akihanganira ubusore, kuko ubusore buraryana, cyane cyane nk'umuntu ufite fame aka kanya, ufite amafaranga, ufite byose, afite uburanga. Abakobwa baba bamushaka ni benshi cyane, ariko icyo namubwira ni yihangana, akomere, ashikame, yirinde ibyo bintu byose, kuko akantu gato gahita kakwangiriza isura. Ntabyirinde, yirinde buri kintu cyose yirinde abantu babi, kugendana n'abantu babi, cyane cyane ko nzi ko nawe ari umuntu muzima, ibyo bintu atapfa kubikora. Kuko gusa uretse ko biba bigoye nyine, kuko umuntu ntabwo aba agomba kugira abantu ab'inshuti nabo. Abantu bose mwaba inshuti, ikibazo ahubwo ni ba bantu. Hari igihe ushobora kubona abantu ntabwo, nubwo ari inshuti yanjye, ariko ntabwo ni abantu badashobotse. Mu buryo bwo kwirinda, ushobora no kuba waramubwirije ukamubwira ukabona wapi byaranze, ugahitamo kuvuga uti rero uyu muntu reka mbe arakora imbaraga z'Imana. Si muveho, ariko akeneye ubundi mbese izindi mbaraga zirenze izanjye, zirenze za pasiteri, kuko ni benshi bajya no mu rusengero bakababwiriza bakabasengera, ugasanga umuntu ahora yihana buri gihe ariko ntahinduka. Nicyo kintu namubwira. Reka nkomoze kuri icyo kintu wari uvuze cy'abantu bahora mu rusengero, agakora icyaha akajya kwihana, agakora icyaha akajya kwihana, ndetse bamwe bakavuga bati hari abo usanga barutwa n'abatajya gusenga. Yego, nawe niko ubibona? cyane nawe niko mbibona, kuko ibyinshi ndabibona, ngenda mpura nabyo no mu rusengero. Abantu twigeze kubagira, umuntu agahora muri Imana imbabarire, Imana imbabarire, Imana imbabarire, noneho bigeraho byagezaho uwo muntu n'ibintu byabayeho, bigeraho noneho aza kwihana akajya avuga ngo Imana imbabarire nongeye, akajya avuga icyo kintu nongeye, cya cyaha bamumenyereyeho ntigihinduka. Nanjye ibyo bintu niko mbyizera, kuko ni ibintu bizwi cyane binabaho. Gusa ariko ikindi kintu, nubwo uba ukora ibyo bintu muri sosiyete, ufite uburyo ugaragara hanze ya sosiyete, ukagira ibindi bintu byawe ukora ku giti cyawe abantu batazi, ariko ujye umenya yuko nubwo abantu batabizi cyangwa se batabibona, Imana yo mu ijuru irabibona. Imana irakurebeza umutima wawe, n'umutima wawe urwana n'umutima. Imana iri gukohereza marayika akubwire wakwihana iki, ukanga. Ariko umunsi n'umwe ibyawe bizajya ku mugaragaro, kandi uzisanga ahantu hatari heza, waraburiwe kenshi. Umutima urakuburira, abantu barakubwira, baraguhana, baragira gute, nta kintu pasiteri aravuga, byaranze. Ese buri uba wumva wowe ku giti cyawe nihe uri kugana? Birutwe basi, niba wumva ko ibyo bintu bikunaniye,
va mu ntuze va mu rusengero ugenda ubijyemo uvuga uti basi naraguye ubwo birangire ugenda ubijyemo numva ubihaze bwaruke uvuga uti ngiye ku murongo kora ibintu bifite gahunda n'Imana ntagikunda abantu bajarajara uri hano wahavuye ugarutse mu rusengero ugize gute no ibyo bintu ntago ari byiza. Nkawe umusore ubundi hari abantu bashobora kwibaza bati se ibintu uyu musore ari kutubwira hari ubumenyi yaba bifiteho dore ko wenda urugero nk'iyo wabaye mu byaha ukaza kubivamo ufite icyo ubwira abantu waranyweye inzoga ukaza kuzireka ufite icyo ubwira abantu reka twe kubica ku ruhande warasambanye ukaza kubireka ufite icyo ubwira abantu bakacyumva wowe nawe hari igihe wigeze kwisanga muri ubwo buzima n'ubundi navuga ko utanezeza Imana? Mbere nk'uko nabikubwiye navukiye n'amahirwe kuko navukiye mu muryango w'abantu bakijijwe. Njyewe rero ntago nicyo kintu cyamfashije ntago nakuriye muri ibyo bintu cyangwa se ngo mbijyemo ni nanjye muntu mu rugo utarigeze ajya mu bintu bibi ariko nyine icyo gihe twabaga no muri ADPR nangisengera muri ADPR gusa nza kuvayo njya mu rindi torero ryitwa Umuriro wa Pentecote mu Rwanda ariko naryo ni kimwe na ADPR kuko ni abantu nyine bavuye muri ADPR. Yes ubwo ndijyamo iryo torero n'ubu ngubu niryo ndimo ariko ntago bivuze yuko icyo gihe cyose nabayeho ntakoze ibyaha. Hari byinshi rwose n'ubu ngubu ntari abantu benshi nubwo waba uri umeze gute nta ntungane ibaho ukora ibyaha ukihana ukora ibyaha ariko nyine ntago nigeze nijandika muri ibyo bintu ubusambanyi ibiki byose amayoga kuko kuva nabaho ntago nzi inzoga uko imeze no nta matabi ntaki gusa wenda ikintu navuga ko mfite ubuhamya nyine bw'abandi bantu nagiye mpabwa aho twabanye abo nzi neza twaturanye byagiye bibaho gutya yes ndabazi. Yego so nagira ngo tubwire nabonye hano ufite bimwe mu bikorwa ukora nabonyemo na Israel Mbonyi. Yego ujya kumushushanya cyangwa se mu kazi kawe ujya kubikora nuko wari umufana we cyangwa byaje gutyo nyine nko gushushanya abandi? Actually nyine Israel Mbonyi uko nabikubwiye nyine ni umuntu mfana nanemera ariko ino portrait ubundi nayikoze ntago nayikoze nyine nayikoze nk'umuntu umukunda nayikoze nshaka kugira ngo bitewe n'iki na bwa butumwa ukakazi yakoze kuko urabizi umuhanzi arakora igihe kikazagera akazategurwa ama festival cyangwa se n'ibindi birori byo kubahemba umuntu wakoze neza witwaye neza agahembwa award. Sasa rero ngiye ukina nagikoze sinavuga yuko nanjye nateguye ibyo bintu ariko ino portrait nayikoze ari kugira ngo nzayimuhe nk'impano nzayimuhe nk'umuntu umukunda umufana nubwo buryo kinateguye bwo gukora ino ni nacyo gitekerezo cyavuye yagiye amfasha mu bintu byinshi nabivuze za ndirimbo bihangano bye n'ibindi birimo ubutumwa bwagiye bumfasha. That's why nabigenje gutyo nyine nkora natekereje gukora ino portrait ndavuga ni uko bizagenda kose byatinda bitatinda ariko igihe cyose bizafata tuzahura nyimuhe. Ariko ubundi ko nduzi usa n'iyo foto Israel Mbonyi hari ikintu umupana cyangwa bo nta kintu dufana cyane yuko nta nubwo ndamubona gusa ntago ari wa mbere mbibwe n'abantu benshi cyane ngo turasa hari nawe duhura bakambwira ati ari mama twigeze guhora aravuga ati ye ati dore Mbonyi ndamuhindukira ndamureba ndabaza Mbonyi aravuga ngiye ngo ntago uri Mbonyi sindavuga ni hoya ntago ndiwe ngo yengo ko musazi ndabona simbizi njye ntago mbibona ariko sinzi uko ubibona wowe ngo murasa cyane biramutangaza rumirwa. Hano rero nawo muri kano gace hari n'abantu banyita Mbonyi cyane rwose ubu ngubu byanafashe basigaye banyita Mbonyi ngo turasa ariko njye ntago mbibona sinzi niyo ubibona. Oya njye nabonye musa rwose abadukurikiye nabo baraza kuturebera baraza kutubwira barebe gusa njye simbizi ko mubibona
niba uyu mugabo dusa ariko giye ko mbibona nyine numva nta muntu ntabwo nshaka kubireba ngiye ngo mpite mbibona gusa ababibona wenda baraza kutubwira baraza kutubwira yego. So nk'uko wabivuze ibihangano bya Mbonyi n'ubundi akenshi usanga bibohora imitima ya benshi cyane kabisa. nkawe nk'umufana we umufasha iki muri urwo rugendo kuko nkeka ko n'impamvu akora ibyo bihangano ntabwo kuba ari ukwishimisha bagamije guhindura amateka y'abamwe binyujije mu butumwa bahumuriza. Wowe mufasha iki muri urwo rugendo nk'umufana we? Ikintu mufasha njyewe byari byose hari igihe nyine ku giti cyanjye nyine nshaka gukora uwo murimo nanjye usa nk'uwiwe bigendeye nyine ku bihangano byanjye cyangwa se ku giti cyanjye. Njye mbikora ku giti cyanjye gusa nyine uko tutarahura ngo bivuge ngo nanjye tunabipanga tubati nagufasha iki nanjye niwe musanzu natanga nk'uwawe kugira ngo nanjye ngire ikintu nkora. Ariko njyewe mbikora ku giti cyanjye. Yes. Nkashobora kuba nshobora n'umuntu ushaka guhuzwa n'ibi ngibi yareba n'iyi foto akavuga ati wow ni Israel Mbonyi. Yes, nkahita avuga ni yego tukabitangira gutyo ikiganiro kigatangira kuza gutyo nkaba nabigenderaho mpita ntangira kumubwiriza nuko njyewe mbigenza. Ukamubwiriza ukoresheje bya bihangano byanjye cyangwa se icyo cyaduhuje. Yego. Ugahita ukomereza aho ahita mfatiraho ahita avuga nti ni Israel Mbonyi agira indirimbo nziza urabizi ujya wumva indirimbo ze zibamo ubutumwa zirafasha nanjye zaramfashije nkamubuhamyeho gatoya ukumva nyine ari kugenda byumva ariko nubwo atahita byumva ako kanya ariko ari ijambo rimusigaramo akaza kurisubiramo cyangwa se akongera akavuga ati kuko bya bintu umuntu yambwiye wa muntu ibintu sibyo akagenda akaba yanafata za ndirimbo agatangira kuzumva agaheruka kandi kuko yazumva ejo bundi akumva aramamagaye ati ibintu wambwiye koko byari byo. Yego. So ubundi utangira kumva indirimbo za Israel Mbonyi ni ihe ndirimbo yagufashije ukavuga uti uyu musore koko niwe muhanzi ngomba gukurikira tujyanye? Yego. Biba bigoye cyane cyane ko indirimbo sinzi kuri bigenda ariko indirimbo za Israel Mbonyi zose uko yabisohotse kose iza imeze neza ifite ubutumwa ku buryo zose uziyumvamo ariko yamfashije nyine n'ubu ngubu ngikunda ni indirimbo bita hari impamvu. Yes, imaze n'iminsi nyine ntabwo navuga ko ari nk'izuba ngubu ariko iramfasha cyane ndanayikunda cyane kuko akenshi njye nkunda kumva indirimbo za Israel Mbonyi kubera ko ku busanzwe ngiye nkunda muzike niba mba nkora umva kubikora ntafite muzike ntari kumva muzike biba bigoye cyane cyangwa se buri kintu cyose naba ndimo ndakora cyangwa se aho n'abandi igihe cyose mba ndi kumva muzike ariko ziganjemo za Israel Mbonyi. Yego. Wari ubinyujijeho uvuga uti hari impamvu abantu batazi hari impamvu se hari nk'amasegonda 10 wabaririmbiraho kuri iyo ndirimbo wenda kugira ngo banayishake bamenye ariyo iri jwi ryanjye? Oya ntabwo ari uguhogoza just ni ukugira ngo nyine. Yego. Nta kibazo. Hari impamvu igintera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimwe wankomeje umutima ucitse intege wumvishe gusenga kwijwi ryanjye nukuri umutima wanjye urabyemeza kuwera ni wowe twarira. Basi ndagerageje. Yes, harya batubwiye ko witwa amazina nyakuri ni Eric niyo nshuti cyangwa se Jalik. Ni naryo abantu benshi banzi. Yego. Ukaba mu design ukorera he? Nkorera hano Kicukiro igahanga hafi n'isoko hagize unkenera twavugana nkamurangira. Yego.
yego. Ubundi nk'ibyo bishushanyo byawe biba bihagaze nka gute kugira ngo abantu badukurikiye harimo ushobora kuvuga uti ndaza kumureba cyangwa se wenda kugira ngo tutica akazi wababwira nimero zawe wenda bakazakuvugisha? Byaba ari nayo byiza kuko abantu urumva unkeneye aramvugisha tukumvikana, ushobora kuba ashaka imwe nkamubwira igiciro runaka cyangwa se akambwira ati ndakoresha ebyiri nkahita mugabanyiriza. Yes, biba byiza uburyo uje tukavugana. Nimero zanjye nkoresha ni 078 68 71 995. Ndazisubiramo 078 68 71 995. Social media nkoresha Instagram, Facebook no kuri WhatsApp na YouTube nkoresha niyo art 250, niyo art 250 kuri Instagram na YouTube. Kuri Facebook ni niyo art gusa. Kuri WhatsApp yo ni za nimero nyine nababwiye. Yes, nyine wanyandikira cyangwa se ukamamagara kuri izo nimero. So Jarike, yes, dukomeje ikiganiro cyacu. Yego. Nge kubera ko mba mu ngeri zose, uri kubona nk'uyu munsi ndi mu bakristo. Yego. Ejo nzaba ndi nabo, reka ne kubita ngo reka dukoresha ino mvugo abakristo n'abandi bantu basanzwe. Yego. So akenshi usanga nk'abasore nyine badakozwa ibintu by'insengero cyangwa badakunda gusenga. Yego. Akenshi umuntu atanavuga ko ari abapagani. Yego. Wenda bitewe no kwihugiraho, gushaka amafaranga, gushaka ubuzima, usanga nyine akenshi bashinza abasore nk'amwe mwita ngo musenga buri munsi, bavuga bati bari abantu ni amadage. Reka tubivuge muri buno buryo kuko tuba tugomba kubivuga uko biri. Yego. Bati ni amadage, ntabwo barakabya. Mubivugaho iki? Burya ntabwo wabuza abantu kuvuga. Byanga bikunda ukiri ku isi uzavugwa, kandi buri wese yemerewe kuvuga uko ashaka. Abavuga gutyo nyine ni ababa batarasobanukirwa, ariko burya buri muntu ku giti cye aba afite gahunda z'ubuzima bwe, uko yapanze ibintu, uko azajya abikora. Abavuga ngo ni amadage, ngo ntago ngo basenga buri gihe, ngo ntibajya bakora, kuko abenshi urubyiruko dufite mu rusengero nta muntu udakora muri bose, bitewe n'uburyo nyine wubashye Imana, uburyo ki usengamo. Imana igenda igufasha, ikaguhereza umugisha, ikaguhereza akazi, ikaguha icyo ukora, kandi nubwo utakabona ukwiye gushima, kuko igihe nikigera uzakabona, ko burya Imana igira gahunda, igira n'igihe cyayo. Urasenga ukanakora, ugasenga ukanahaguruka ugakora. Ntabwo bivuze yuko dusenga gusa tukicara, no, ntabwo ariko bigenda. Buri wese rero, nubwo bo badasenga se cyangwa se nabimenya, cyangwa se bashobora kuba batajya mu rusengero, ariko nzi neza yuko nabo hari ahantu bigera bagasenga. Ntabwo biba bivuze ko nabo biswa amadage. Yes, buri muntu rero wese buriya ntabwo bakwiye kujajinga umuntu ngo yirirwa mu rusengero ng'ibiki. Gusa nanone hari abantu bameze gutyo, usanga ngo yasenze iminsi runaka myinshi cyane, cyangwa se ngo yirirwa mu byumba, ngo yirirwa asenga, akaba atabona umwanya wo gukora, cyangwa se akaba atakwibwiriza gukora ngo ari gusengera akazi. Hari abo bantu bameze gutyo, nayo nababwira ati none se uzirirwa mu rusengero, uzirirwa mu byumba, uzirirwa mu misozi ngo uri gusenga, nurangiza uze wicarira udamarara uvuga uti Imana nayisenze izanshakira akazi. Ntabwo Imana rero izagira uzasenga ngo wigumire aho ngaho, kuko Imana ifasha uwifashije. Wowe senga ibintu byawe byereka Imana, niba ari ibintu ugiye gukora, niba ari umushinga runaka ugiye gutangira, niba ari akazi ugiye kwaka cyangwa ugiye kudepoza, ubisengere, nurangiza uhaguruka ugenda ujye gukora. Ntabwo umuntu aba akwiye gusenga gusa ngo yiyicarire. Yego. So nkugarutseho, ubundi wowe n'iryari ushobora kuvuga ngo uyu muntu ni umupagani, n'iryari ushobora kuvuga ngo uyu muntu ni umukristo? Ubundi twebwe akenshi tuvuga ibintu nyine tureba cyangwa se tubonesha amaso. Ushobora kukwita umupagani ariko ntabwo biba bikwiye.
buriya twe tubona niba umuntu ubura twita umuntu ni muri rusange ndi kuvuga twita umuntu umupagani bikurikije n'uburyo tumubona dukurikije imirimo yiwe imbuto yera tuvuga uti uyu muntu ni umupagani koko nanone tukavuga uti uyu muntu ni umukristo bikurikije n'imbuto yera ariko buriya ntabwo biba bihagije kuko ntabwo tureba mu mitima y'abantu ushobora kwibeshya ushobora kuvuga uti uyu muntu ni umukristo ejo bundi ukazasanga ahubwo ari inyuma yawe cyangwa inyuma ya wa wundi ujajinga so rero ntabwo nshobora kwita umuntu ngo umupagani ntamuzi neza kereka umuntu nzi neza nzi imico ye nzi se yitwara gutya akora ibi ngibi cyangwa se we twaraganira akambwira ati njye ntabwo bishoboka rwose ibyo bintu byanyu ni iki ushobora kuba ati uyu muntu ntabwo akijijwe nanone ariko ntabwo namwita umupagani kuko hari igihe bikurikije n'uburyo ameze ari gushobora no kuba nanduta cyangwa se anakijwe yahita ndusha yego njye nshobora kuba ati umuntu ntabwo akijijwe nyine bimeze gutya na gutya ariko dukurikiza imbuto umuntu yera yego yes bamwita Jarik umukurikiye kuri Sky Nation akaba ari umusore w'umukristo bidasubirwaho ndetse akaba umufana wa Mbonyi. Jarik ndagira ngo ubwire abantu badukurikiye ubundi niki ubuzima bwo kuba uri umukristo cyane cyane byagufasha iki nk'urubyiruko niki bwahindura ejo hawe hazaza ubukristo rero ku rubyiruko cyane cyane nanjye nivugamo ko ndi urubyiruko budufasha mu bintu byinshi cyane ko burya umuntu uzareba umusore ukijijwe n'udakijijwe biratandukanye n'ubuzima bwabo buba butandukanye kure cyane hari ahantu nka buriya umuntu ntago tuvuge nyine muri rusange niba umuntu nyine w'umukristo ndetse n'umuntu usanzwe udakijijwe bagiye n'urugero ntanze bagiye kudepoza ntago umukristo akaza yiyambariye agashati kiwe yambaye neza aratebeje agatise cyangwa se agapantaro gasanzwe kubisemo agakweto kiwe agasatsi arasokoje ameze neza na wa muntu aje amatatuwaje dread ku mutwe amapantaro acitse amadeshire n'ibindi n'imipira icitse hari ukuntu bajya babica simbizi abantu bakaza ari babiri ntago nubwo bose bashobora kunganya cyangwa se umwe cyangwa se udakijijwe akarushaho gatoya wa muntu udukijijwe bashobora kumurenga bagafata ukijijwe abantu aho ngaho bashobora guhita bibaza batese ubukristo bupimirwa ku myenda cyangwa ku myambaro bimeze gute yego gusa nanone ntago ari aho ngaho gusa kuko ahanini ibintu tureba n'imbuto ko burya niyo ugiye gukora interview baraza bakakuganiriza y'akazi bakakuganiriza bakumva nyine uburyo soundinga n'ibindi cyangwa se ugiye nko gushakirwa akazi ushobora kubona akazi bitewe n'iki n'uburyo witwaye cyangwa se uburyo witwara muri rusange muri sosiyete bati nyamara for example nk'umukire agashaka kuba ati ngewe nkeneye umuntu naha akazi nasiga mu bintu byanjye n'iki noneho ngewe nkaba nzi hari umuntu nzi neza ukijijwe kuko n'umukire agenda avuga ati nshaka umuntu witwara neza utiba utazagera gute kandi koko nawe ntabwo wagufuza umuntu gukoresha umuntu uzajya ukwiba umuntu uzakubangamira ukeneye umuntu muzima wasigira ibintu byawe kandi ushobora no kwakira abantu neza noneho bahita bati ngewe nyamara hari umuntu nzi ukijijwe umeze gutya na gutya yitwara neza afite imyitwarire myiza ntiyiba ntagira gute ibyo bintu byonyine nubwo utaba wavuye mu rugo bigahita biguhesha amahirwe yo kubona akazi mu gihe wa wundi udakijijwe yirirwa akiruka inyuma atarakabona akaba ari n'ahantu ashaka kugenda akapurayinga ibintu bye rimwe ugasanga ni na sawa ariko icyo kintu kikaba cyo kimwicira ya myitwarire y'undi ndetse n'uburyo umuntu agaragara ngaho ibaze ngewe turahuye wenda ndi minisita cyangwa undi muntu ni minisita cyangwa umuhe na minisita duhuye bwa mbere uko mbonye niba bavuze ati turimo turamwakira inkunga cyangwa se ni ubufasha runaka uko nzagaragara imbere ye bwa mbere niko azahita amfata ningaragara nabi azahita amfata nk'umuntu
w'ikirara umuntu umeze udasobanutse. Ariko ukuntu nzagaragara bwa mbere, niba ngaragaye neza, niba nitwara neza, kuko burya ntabwo uba ugomba kugaragara neza uwo mwanya ngo kugira ngo ubone ugire ikintu ubona ejo bundi ubihindure. Kuko ushobora kugaragara neza uyu munsi ukabona ako kazi, warangiza ejo bundi ya myitwarire yawe ikagaruka ko atari kumeze wigize umuntu utari we, urahindutse ugarutse muri ya character yawe. Nubikora uzamara ukwezi kumwe 2 ku kazi, kwa gatatu ntabwo uzagukora, bazahita bakwirukana. Bazavuga ati burya wa muntu ameze gutya. Ni kimwe no muri abantu batereta, basanga umuntu agiye yitwaye neza ku mukobwa ngo nuko amushaka gusa, amashaka kumugira uwiwe, yitwaye neza, amweretse imyitwarire myiza yiwe, gusa ibi barabihishe. Ejo bundi yamaje kumushyikira, atangiye kugaragaza ya myitwarire yiwe. Wa mukobwa avuga ati se burya wa muntu nuko yari ameze. Bakatavuga ati umuntu ntabwo twakomezanya. Wowe igaragaza ukuri. Niba udafite imyitwarire myiza, gerageza uyihindure. Niba ushaka uwo muntu, hinduka kugira ngo n'uwo muntu mubone. Wihubwo wikwiyoberanya ngo umuntu ngagukunde. Ni wiyoberanye ejo bundi n'ahandi nta banga rihishwa muri iki gihe. N'ahandi byawe bizamenyekana. Ahubwo wowe hinduka kugira ngo n'uwo muntu umwegukane, kugira ngo ako kazi ukabone, kugira ngo ugirirwe icyizere mu bantu. Ntabwo biba bivuze yuko nyine twese turatwera pe. Hari ibintu byinshi nyine, hari defo tugiye buri muntu agenda agira, ariko basi gerageza urwane nazo. Niki wabwira abafana badukurikiye, harimo Israel Mbonyi ndetse mufatanyije gushyigikira, dore ko burya umuhanzi kugira hagera biterwa n'abafana be. Yego. Niki wabwira abafana mufatanyije gufana Mbonyi kugira ngo umuziki ukomeze utere imbere? Yego. Ikintu nababwira rero, nkuko bamukunze bakanamushyigikira, nibakomeze kandi barusheho. Niba indirimbo ye bayirebye ikagira views miliyoni 2, nibakomeze bayirebe, n'abatayirebaga bayirebe, bamushyigikire, igere muri 5, igere no mu 10 zirenze. Kuko nibigera nibamuzamura, bazaba bamufashije cyane cyane nkuko nawe akora ibihangano bikabafasha, bigafasha imitima yabo, bikabafasha mu buzima busanzwe. Harimo ubuhamya, harimo message, nkuko natwe atwereka urwo rukundo rwo kudukorera ibyo bihangano bikadufasha. Natwe tumufashe turebe ibintu byiwe, tumushyigikire. Ese wakwitwa umufana w'umuntu nta gikorwa kigaragara umukorera, utamufasha mu kugira ngo twebwe nta bintu byinshi baba dusaba. Twebwe tubona ibyo bihangano byabo, ikintu tuba dukwiye gukora kiroroshye, ni ukujya kuri YouTube ukareba ibintu bye, ukanamukorera share. Ntago bigoye, tukamukorera share, ibintu bye bikagera kure, tukareba ibintu bye, umubare w'abantu babirebaga bakiyongera, kugira ngo nawe bigire ahantu bimufasha, aho bimuvana nawe bimugeze. Yego. Nation.